tugiye kwigira hamwe icyigisho kivuga ngo umunyadini n'intumwa. Mu yandi magambo, umukristo w'ikinyoma n'umukristo w'ukuri. Abantu bashaka Yesu woroheje, Yesu udatanga amabwiriza aruhije. Satani ati bose bajye gusenga, ikinshimishije nuko imibereho yabo idafitanye isano n'imico ya Yesu. Yewe tuzarimbukana. Benshi ni abanyadini, ntabwo ari intumwa za Yesu. Inkuru ibabaje nuko abasenga bagomba kurimbuka ari bo benshi. Yesu abigaragaza mu somo riboneka muri Matayo 24:14, aho yavuze ati kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Iyo ibintu bitatu bidakozwe hakurikiraho ubuhumyi. Hari ibintu bitatu bigomba gukorwa. Iyo bidakozwe hakurikiraho ubuhumyi mu bya mwuka. Icya mbere, kutigana Yesu. Yesu aravuga muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 29 ati mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Iyi niyo nkomoko y'imico myiza yose. Isomo riboneka muri Yesaya 14 umurongo wa 13 haravuga ngo waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumbe inyenyeri z'Imana. Nzaba nkisumba byose. Ubwirasi no kwikunda ni inkomoko y'imico mibi yose. Kandi iri somo rirerekana riri kuvuga kuri Satani se w'ikibi. Icya kabiri, kwibagirwa ibanga ry'ubugingo buhoraho. Muri Yohana 5 umurongo 39 haravuga ngo murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimwo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya. Aya mabwiriza niba adakurikije hakurikirwaho ubuhumyi. Iyo wiga Bibiliya utuje ukaba warayigeneye igihe, Mwuka Muziranenge akwereka imico yawe. Watekereza ukabona imico ya Yesu n'iyawe bihabanye, nibwo ukenera guhinduka. Mu gitabo cyitwa Parabole de Jésus, ni imigani ya Kristo, page 309 hari amagambo avuga ngo agaciro k'umuntu mu maso y'ijuru ni uburyo umutima we ugira inyota yo kumenya ubushake bw'Imana. None iyi nyota ifitwe n'abantu bangana iki? Abantu benshi bajya gusomerwa misa cyangwa kubwirizwa ariko ntibisomera. Ikintu cya gatatu, kutamenya impamvu umuntu yaje ku isi. Mu gitabo cyitwa Rengera ubuzima umuzingo wa mbere page 38 haravuga ngo Imana yageneye umuntu wese gukorera abandi. Umucuruzi cyangwa umuhinzi cyangwa ukora umurimo wo mu biro cyangwa umuntu ukora umurimo wo gukanika, bose bafite inshingano yo guhishurira abandi ubutumwa bwiza. Umurimo wose ukwiriye kwerekeza kuri iyo ntego. Iyo ibi bintu bitatu bidakorwa, ntabwo uba ukorana na Mwuka Wera mu buryo bwuzuye. Hariho ibyaha bitatu Imana yanga urunuka. Ibi byaha biri mu gitabo cyitwa Kugana Yesu page 22 cyanditswe na Ellen White. Aravuga ati Imana ntivuga ko ibyaha byose bifite urugero rumwe. Umuntu afite ingero z'ibyaha kandi n'Imana nayo irazifite. Umusinzi anegurirwa izuru, abwirwa ko icyaha cye kizamubuza kujya mu ijuru. Ariko uwirarira, ubikanyiza cyangwa se kwikunda n'uwifuza, haba ubwo abobo batabihanirwa.
nyamara ibyo byaha Imana ibyanga urunuka kuko biciye ukubiri n'ubugwaneza bw'imico yayo na rwa rukundo rutikanyiza rugose amasi ataraguye. Ibyaha bitatu Imana yanga urunuka. Turebe icyaha cya mbere Imana yanga urunuka, icyaha cy'ubwirasi. Umwirasi agaragara mu byo avuga, mu ngendo, mu ndoro, mu myambaro, mu kwirimbisha. Umwirasi yisenyera urugo, umwirasi yisenyera urugo. Ntashaka gusuzugurwa, ntiyavuga ngo murakoze cyangwa ngo mbabarira. Ariko amagambo abiri, mbabarira, murakoze, ni amagambo yubaka urugo rugakomera. Ariko umwirasi ntabwo yabishobora, ntiyabibasha. Umwirasi ajya impaka ntave ku izima, ntiyemera icyaha. Umwirasi yigira abamenya kuri byose. Umwirasi aharanira kumenyekana. Umwirasi wasimbuwe ku buyobozi bw'itorero cyangwa se ku nshingano runaka zito, ntiyemera gukora indi mirimo. Umwirasi ni umuneguranyi. Bivuze ngo bose ni babi uretse we wenyine. Ubwo se nibyo? Umwirasi ntiyihanganira igitutsi, ahubwo yakwemera gutanga ibye byose ngo batamusuzugura. Imigani igice cya 12 umurongo wa 16. Umupfapfa ntatinda kugaragaza uburakari bwe, nyamara ushishoza aratukwa akabirenzaho. Hariho abakristo barakara icyumweru, ukwezi, umwaka, kandi n'ubukristo ntibabuvemo mu bigaragara. Nyamara uburakari bwabo, inzika bafitiye bagenzi babo, bizitira amasengesho yabo. Ni nako bakomeza kujya kure y'Imana. Abefeso 4 umurongo wa 26. Kandi nimurakara ntibikabatere gukora icyaha, ndetse izuba ntirikarenge mukirakaye. Hari impamvu igomba gutuma umuntu adakomeza kurakara. Umubwiriza 7 umurongo wa 9 wa 21 na 22 haravuga ngo ntukihutire kurakara, abapfapfa nibo barakazwa n'ubusa. Byongeye kandi ntihakagire utega amatwi ibyo abantu bavuga byose, atazavaho yumva n'umugaragu we amusebya. Koko nawe ubwawe uzi ko wigeze gusebya abandi. Icyaha cya kabiri Imana yanga urunuka, kwikunda. Abikunda barangwa n'umururumba, ishyari, ubugugu. Abantu bikunda ntibanyamwigendaho. Abakristo b'iki gihe ntiyagushyira mu kaga, ariko ntiyagukura mu kaga. Ntiyagutera, ntiyakugambanira, ariko watewe ntiyagutabara. None amaziki rero. Kwirengagiza ni ikimenyetso cy'ubupagani n'ubwo umuntu yaba asenga. Icyaha cya gatatu Imana yanga urunuka, irari. Abanyerari bategekwa n'inda n'irari ry'umubiri. Abanyerari bifuza ibirenze ubushobozi bwabo, cyangwa niyo bagira ubushobozi habaho kwaya. Ku bafite amafaranga bagura ibintu bitari ngombwa rimwe na rimwe. Urugero, telefone ufite nta kibaye, ariko haza ibyaduka ukagura ya yindi ukaba wayitaye. No mu gihe waba ufite ibindi bibazo biremereye ukabona ikintu cyaduka, ntusinzire. Haje imodoka nshya ngomba kuyitunga. Ni ibibazo. Abakristo batari bake barasambana no kunywa inzoga ku isabato
cyangwa ku cyumweru bakaba abakristo. Benshi cyane cyane abagore babaswe n'umurimbo, batakaza umutungo utagira ingano mu kurimbisha imibiri yabo, kuboha no kwiteraho imisatsi y'amabara atandukanye, guhindura uruhu, gusiga iminwa, gusiga inzara, kogosha ingohe, kwiyambika hafi ubusa, kwambara za kora zigaragaza imiterere yabo, bagamije kwireherezaho amaso y'abantu. Mbese babuze uko bigira kugira ngo tubarebe. Hari umunyamakuru wa Radio RFI, Radio France, yabajije abagore babiri, umwe yari umwongereza undi akaba umufransakazi. Abaza abagore bombi, kuki mukunda kwambara ubusa? Umwongerezakazi aramubwira ati nukubera ubukene. Umufaransa aramubwira ati oya, uriya arakubeshya, ntabwo ari ukubera ubukene kuko n'imyenda miremire tuyicamo, ahubwo iyo twambaye utwenda tugufi tutwambika ubusa, abagabo b'ibigoryi baratureba bakaturarikira bakatwihera amafaranga. Nkubaza ikibazo, none se wowe ko yita umukristo, abandi bari kugira ngo bareshye abagabo b'ibigoryi babihera amafaranga, none wowe ko yita umukristo urashaka iki? Twakubonye, none wungutse iki? Twakurebye twakubonye, wungutse iki? Ahubwo turasigara tukwibazaho, none se icyubahiro urakibonye cyangwa uragitakaje? Hari amagambo yavuzwe na Ellen G. White mu gitabo cye Intambara Ikomeye, paje 278. Twiyumve. Mbega ukuntu biteye ubwoba uko gukunda iby'isi ari byo bitera guhinduka umwanzi w'Imana. Mbese ibyo si byo abantu baharanira, barimo n'abavuga ko ari abayoboke ba Kristo. Mbega ukuntu amatorero y'ibyamamare y'ubukristo yahabye akajya kure y'amabwiriza ya Bibiliya mu byo kwicisha bugufi, kwiyanga, koroherana n'ubutungane. Yohani Wesley yagize ati, ubwo yavugaga ibyo gukoresha amafaranga, ntimugapfushe ubusa impano y'agatangaza kugira ngo munezeze amaso gusa, kubwo kwishyiraho imitako ihenze kandi idafitiye umubiri akamaro. Ntimugapfushe ubusa kubwo kugura ibikoresho byo mu mazu bihenze, amashusho n'amarangi by'igiciro kirekire. Ntimugatanga amafaranga yanyu ku bintu by'ubwibone bw'ubuzima kugira ngo mubone gutangarirwa n'abantu. Igihe cyose uzakora ibyiza, abantu ntibazabura kukuvuga neza. Igihe cyose uzambara imyambaro myiza kandi ukifata neza buri munsi, abantu benshi bazagushimira kuberewe, kugira ubuntu kandi ucumbikira abashyitsi. Ariko ntugashake kubahatira kugushimagiza mu buryo burenze. Ujye ushimishwa ahubwo n'icyubahiro gituruka ku Mana. Muri iki gihe cyacu iyo nyigisho ntigihabwa agaciro mu matorero menshi. Abayoboke bakambara bya gikungu kandi bakajyana n'ibigezweho, maze umuyobozi uzi kuvuga neza agahembwa umushahara munini kugira ngo afate neza abayoboke. Mu bibwirizwa bye ntagomba kwamagana ibyaha biri mu bantu muri rusange, ahubwo amagambo ye agomba kuba asize umunyu kandi aryoheye amatwi yabo bamwumva. Muri ubwo buryo n'ababandi bikundira iby'isi ntibahezwa kwinjira mu itorero, nuko ibyaha biriho bikorwa muri icyo gihe bigatwikirwa n'umwenda w'ubutungane. Twarebeye hamwe ibyaha bitatu Imana yanga urunuka. Igisubizo ku byaha bitatu Imana yanga urunuka, cyangwa se uburyo Imana ishaka gukemura ibyaha bitatu biturimo cyangwa dukora. Icya mbere, ku cyaha cy'ubwibone, Yesu arakubwira ati, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Icya kabiri, ku cyaha cyo kwikunda, Yesu arakubwira ati, nuko ibyo mushaka ko abandi babakorera byose mube ariko mubagirira namwe. Ku cyaha cya gatatu, ku cyaha cy'irari, Yohana aratwihanangiriza ati, ntimugakunde isi cyangwa ibiri ku isi. Umuntu ukunda iby'isi ntabwo ukunda Imana aba afite. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 15. Amatorero yuzuyemo abirasi, banyamwigendaho, abanyerari, bananiwe kwakira imico ya Yesu. Ariko ni impumyi, ntabwo n'iby'itorero babiretse. Ibintu bitatu
iyo bidakozwe, nongere mbibutse, hakurikiraho ubuhumyi. Icya mbere, kutigana imico ya Yesu. Icya kabiri, kwibagirwa ibanga ry'ubugingo buhoraho. Icya gatatu, kutamenya impamvu umuntu yaje ku isi. Ibyaha bitatu Imana yanga urunuka tumaze kureba: ubwirasi, kwikunda, irari. Ibi byaha nta muntu wigeze abihanirwa mu itorero. Hari ibiranga rero aya matsinda abiri ari mu itorero. Umunyadini aranduranya ko adasurwa, adafashwa, ariko nawe ntafasha kandi ntawasura. Naho intumwa iratanga, irasura, kandi ikunda bose. Umunyadini aza gushyushya intebe, ntahinduka. Naho intumwa irahinduka, ihorana imishinga yo kubaka izindi nsengero. Umunyadini ajya kunenga ibikorwa no kunegura abayobozi. Naho intumwa ikora nk'iyikorera, irinda ururimi, itinya urubanza. Umunyadini imitungo ye niyo kwihimbaza, ahorana ubukene. Naho intumwa iratanga, ikitanga, imitungo ye niyo guhesha Imana icyubahiro. Umunyadini ntashaka impinduka. Naho intumwa ihora ihimba amageza. Umunyadini akunda gukererwa kandi ataha mbere y'abandi. Naho intumwa yubahiriza igihe, kuko marayika uza gutanga umugisha nawe ntakererwa. Umunyadini ahiga umuhigo kugira ngo amenyekane kandi adasuzugurwa. Intumwa irahiga kubera ishyaka ry'umurimo w'Imana. Umunyadini yivovotera amatangazo, yanduza abandi kandi ntakore. Intumwa iratuza, ibyo itemera ntibyangisha abandi. Umunyadini ntava ku izima, ntiyemera inama. Intumwa yemera inama kandi ihora ishima uwayikosoye. Umunyadini agendana n'ibigezweho mu kwirimbisha. Naho intumwa imico yayo kwirimbisha bigaragaza Yesu umurimo. Umunyadini ntiyihanganira igihombo. Ibintu yatakaje bishobora kumusaza, ariko intumwa ntiterwa impagarara n'iby'isi, izi ko bizashirana nayo. Umunyadini yibagirwa indahiro yamanikiye ukuboko ku mubatizo. Intumwa yiga Bibiliya, igatanga 10% n'amaturo, itebutsa kuza kwa Yesu. Umunyadini ntasoma Bibiliya, ntajya mu materaniro, ni umunyesabato cyangwa no ku cyumweru. Ariko intumwa uko yigaburira iby'umubiri ni nako yigaburira iby'umwuka. Umunyadini akunda ibitotsi, abwira Yesu guhira imigambi yabyutse. Intumwa iragiza Yesu imigambi yayo kari mu museke, mu rwiherero, igasohokana imbaraga. Abanyadini nibo bishe Yesu. Abakristo benshi bafite imico ya Satani, barangwa n'ubwirasi, kwikunda, irari ry'iby'isi. Imico yabo imaze kuzitira abantu benshi kwinjira mu itorero, ntaho bataniye n'abishe Yesu. Intumwa zashyinguye Yesu. Abakristo bake nibo bafite imico ya Yesu. Impumyi zishuka ko zigiye mu ijuru uzazisanga mu Badiventisti, mu Bapentekote, mu Bagatulika no mu yandi madini yose. Aho kuba intumwa za Kristo bibereye mu mihango y'idini, ni abanyadini nyine. Ubundi wowe uri muntu ki? Urumva uri umunyadini cyangwa uri intumwa ya Yesu? None ni iki wumva ukwiriye gukora? Madamu Whitner hari amagambo avuga mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, paje 68. Dukurikira amagambo ye. Benshi babona iyi ntambara hagati ya Kristo na Satani nkaho nta kibabwiye, maze ntibagire umwanya wo kuyitaho. Ariko imbere mu mutima wa buri muntu iyi ntambara irasibana. Nta n'umwe ujya uva mu murongo wa Satani ngo ahitemo gukorera Imana adahuye n'urugamba rwa Satani.
ubuhenda abana Kristo yatsinze nibwo twebwe tubona ko dukwiriye kugumana. Kristo yanesheje ikigeragezo cy'inda, ikigeragezo cyo gukunda iby'isi, ndetse n'ikigeragezo cyo kwibona kiganisha ku gushidikanya Imana. Ibi nibyo bigeragezo byatsinze Adamu na Eva, kandi ni nabyo bidutsinda buri munsi. Tumaze kwiga icyigisho kivuga ngo umunyadini n'intumwa, umukristo w'ukuri cyangwa umukristo w'ikinyoma. Subiramo neza icyigisho, wisuzume kugira ngo utakomeza kwibeshya uvuga uti njyewe ndi umukristo w'ijuru wihimbaza, kandi ni ukuri ijuru ntaryo ufite. Imana igufashe, Imana ikugirire neza, Mwuka Muziranenge akuyobore kandi akumurikire, ubashe kwisuzuma ndetse ubashe no gukemura no guhindura ibitameze neza. Imana iguhire. Wari kumwe na Pasiteri Mugabo Sylvestre.